Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri IS Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga. Ni amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho isaha ku isaha, umunsi ku munsi. Bimwe mu byo ukurikira hano harimo amakuru agezweho ndetse n'ibindi biba bitandukanye, by'umwihariko nyine ibiba bigenda bizamuka umunsi ku munsi. Kuri iyi nshuro rero nta kindi kiba kiri kuvugwa muri aya masaha uretse amatora. Tugiye kugaruka kuri byinshi kugeza ubu ibimaze kuranga amatora cyangwa se kwiyamamaza kw'abakandida, by'umwihariko nyine ku bakandida perezida, ni ukuvuga abahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Hari byinshi byagiye biba, hari ababyeyi babyaye bagiye kwamamaza, hari abitabye Imana, hari abarwaye, hari byinshi byagiye bigaragara, by'umwihariko hirya no hino hatandukanye, yaba mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, cyane ko abiyamamaza kuri kandida perezida abenshi muri bo hafi ya bose ibi bice by'igihugu byose babigezemo. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, harimo ikibazo cya Yago. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo hagiye hanze amakuru avuga ko Nyarwaya Innocent, iyi YouTube channel yiwe izwi nka Yago TV show, yaje kuba ihanagurwa ku rukuta rwa YouTube. Ese koko nibyo? Hari amakuru ari kugenda azamuka avuga ko atari byo, andi akagenda avuga ko ari byo, ariko tuzanye ukuri kuri iki kibazo. Ni mu gihe kandi turaza kukubwira byinshi bitandukanye ku kibazo n'ubundi Yago Nyarwaya Innocent asanzwe afitanye n'umukobwa witwa Dabiju. Uyu nguyu akaba yaramujyanye no kumurega ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse uyu Nyarwaya Innocent akaba yaramaze kuba yitaba urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB. Byose turaza kuba tubikubwira ku buryo burambuye. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, ariko kandi niba waramaze no kuyikora wibuke gufungura notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nyemerera rero nkwe ikaze ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Tugiye kugaruka kuri byinshi, kuri byinshi bitandukanye, by'umwihariko aho ngiye kukubwira tumwe mu dushya twaranze amatora cyangwa se kwiyamamaza muri iyi campaign yo kwiyamamaza rwose iri kugenda igana ku musozo, kubera ko amatora ateganyijwe hagati ya tariki 14 na 15. 14 ni aba diaspora, ndavuga abanyarwanda batuye hanze y'u Rwanda, ndetse ku itariki 15 ni abanyarwanda batuye hano mu Rwanda, twebwe nyine turi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amatora rero akaba nyine ateganyijwe kuri izo tariki, ariko nyine ubu turi mu bikorwa bitandukanye byo kwamamaza abakandida depite ndetse n'abakandida perezida. Kuri iyi nshuro ariko icyo ngiye kwibandaho ni igice cya mbere cy'abakandida perezida, cyane ko ari bo baba bavugwa cyane cyane rwose, kubera ko ari bo umuturage atora ku kigero cy'100%. ni ukuvuga umuperezida cyangwa se perezida ajyaho ku majwi y'umuturage 100%, nta yindi influence cyangwa se urundi ruhare rujemo. Mu byo ushobora kumenya ni uko ubwo yari yagiye i Rubavu, ndavuga perezida Paul Kagame uhagarariye ishyaka rya FPR Inkotanyi cyangwa se RPF, uyu nguyu rwose umaze kugaragarizwa igikundiro n'abanyarwanda batari bake, ugendeye ku bikorwa agenda akora, by'umwihariko ibyo kwiyamamaza, nyine uburyo abaturage baba bitabiriye iki gikorwa, ndetse kandi umuntu akareba uburyo abantu aba ari benshi. Ibi ngibi bikaba bigaragaza uburyo ari we rwose ubona ko ari imbere. Icyo ushobora kumenya ni uko nyine ubwo yari mu karere ka Rubavu hari uwitabye Imana, hari abari bamaze kwitaba Imana, ariko aho 37 bo bakomeretse, umwe akitaba Imana, ariko kandi umuryango wa RPF byihuse wahise utanga itangazo wifatanya n'umuryango wa nyakwigendera, ndetse kandi ushyiraho amabwiriza akomeye yo kurinda ko hakongera kuba hitaba Imana. Ni mu gihe nyuma yaho n'ubundi hari abandi 4 bagiye bitaba Imana kubera akavuyo nyine y'abantu benshi, by'umwihariko ariko ibyo nibibera mu ntara, kuko yaje mu mujyi wa Kigali inshuro imwe, uwavuga ko
i Kigali ho byari biri organized ugereranyije nyine n'abantu baba bavuye no mu cyaro, abantu bo mu cyaro bo aba ari na benshi. Nkwibutse ko ahantu yahereye ni mu karere ka Musanze, ariho yahise akomereza nyine ajya mu karere ka Rubavu, ari naho nyine umuntu wa mbere yitabye Imana aturutse. Wavuga ko ikindi nyine ni icyo kibazo asubwo ni ikibazo, ni umubyeyi wagiye kwamamaza Perezida Paul Kagame atwite, maze ibise bikamufata, bimaze kumufata arabyara. Nyuma yo kubyara umwana we amwita Ian Kagame. Ibi byaje gutuma rwose uyu mubyeyi avugwa hirya no hino hatandukanye, wavuga ko rwose azwi cyane kubera iyo mpamvu, ndetse ubwo yari kuganira n'itangazamakuru yavuze ko atari afite igitekerezo cy'izina agomba kwita umwana we, cyane ko atari yiteguye ko agiye kubyara, ndetse kandi ngo na papa we ntabwo yigeze agira uruhare mu kwita izina umwana Ian Kagame. Ibi ngibi nyine byaje gutuma rwose amwita izina rya Kagame, ibintu avuga ko atari azi ko umuhungu wa perezida yitwa Ian Kagame. Ati njye namwise Kagame gusa irindi ni ryo natekereje kuko numvaga bijyanye, aba amwise izina ry'umuhungu wa Kagame. Ni umubyeyi rwose watangaje abantu benshi, uri kugenda avugwa hirya no hino hatandukanye. Ibyo ni bimwe mu byagiye biranga iyi campaign. Ikindi nagaruka ni ubwinshi noneho bw'abantu bitabira kwamamaza abakandida perezida, by'umwihariko ku ishyaka rya FPR riba rihagarariwe n'abantu benshi cyane. Ni mu gihe ikindi nasorezaho ni umukandida wigenga Mpayimana Philippe, ku munsi wa mbere yiyamamaza mu ntara y'Iburasirazuba yisanze ari wenyine nabo bafatanyije gutegura iki gikorwa, ari wenyine yabuze ababwira, rwose ari intebe ziteguye gusa. Abantu bati ibi ntago bibaho. Munyemerere ariko dusoreze kuri iyi nkuru ya Nyarwaya Innocent. Uyu nguyu ni umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondate. Uyu nguyu YouTube channel yiwe ikaba yaramaze gusibwa, ndetse rwose yamaze kuba ikurwa ku rubuga rwa YouTube. Abantu bakavuga ko yaba yaribwe, ariko umwe mu banyamakuru barimo Jay Skizo, subwo ni umunyamakuru n'umwe influencer, ndetse n'abarimo Decat, uyu nguyu ni Pusi ku mbuga nk'uko benshi bamuzi, n'abandi bagiye batandukanye, bavuze ko ibi Yago yabikoze mu rwego rwo kugira ngo atwike, ndetse kandi ngo atari uko iyi channel yiwe yasibwe, ahubwo ari uko we ubwe yayikuyeho, yarayihidinze. Ni ukuvuga ngo yayigize private, yayikuye ku kuba iri public ayigira private. Ni ukuvuga ngo umuntu wayireba n'uwo yahaye uburenganzira. Ni nayo mpamvu ujya kuyishaka Yago TV show ukayibura, ariko benshi bakavuga bati channel ye yibwe. Ibi abantu bakabihuza n'urwango ngo bakunze kugaragariza uyu Yago. Sinzi ikintu apfa n'abantu bose, ku buryo abasitari bagiye batandukanye nta n'umwe uba umuri inyuma, nta n'umwe uba witeguye kumushyigikira, bose ngo baramwanga nk'uko nawe ubwe abyitangariza. Ariko na bamwe mu bantu bakagenda babitangaza ngo usibye kuba yarasohoye alubumu y'indirimbo Suwejo yonyine yari ikunzwe, ariko ubundi ngo nta kindi kintu bigeze bamukundira, ngo kuko ngo ariyemera. Ibi byaje guhita bihurirana n'ikibazo cy'umukobwa witwa Dabijo. Uyu yari inshuti cyane na Nyarwaya Innocent, aho baje kuba bashwana, maze ibi bituma aba bombi batukana, aho Yago yaje kumubwira ati rwose naremeye ry'umwanda wawe ngirane, none ushaka kunyidunda hejuru. Ati nzakwereka aho mbera Innocent, ati uzibeshye ugire icyo uhingutsa ngo uravuga ubusa, nanjye nzakwereka, nzashyira hanze amafoto yawe y'ubwambure bwawe, amashusho. Ibi ngibi umukobwa Dabijo akimara kubyumva yahise ajya kumurega, kubera ko ngo yamusebeje, yamukangishije ko azashyira ubwambure bwe hanze, ndetse kandi amukangisha n'ibijyanye no kuba ngo uyu mukobwa Dabijo yaba acuruza abakobwa b'Abanyarwanda hanze ku mugabane w'i Burayi, harimo muri Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Iris Rwanda TV turacyakurikirana byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru. Icyo usabwa ni ukugumana natwe kugira ngo ujye uba